Ibihe byiza rero nshuti z'akadasohoka za Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere yuko aho muherereye hose mumeze neza cyane, ibintu ari uburyohe kandi ko Imana ibarinze. Niba Imana rero yaragukoreye ibikomeye, ibitangaje mu mbaraga zayo, wagakwiriye kuyishima. Niba warakoze subscribe rero turagushimiye. Niba utari wayikora, ikindi cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, noneho ibiganiro byacu bijye birakugeraho kuri 5 kuri 5. Ni ukuvuga ngo niba warakanze subscribe, ujye uramenya ngo dushiraho ikiganiro kigahita kikugeraho. Ako niko kamaro ko gukora subscribe. Iyo ukoze subscribe rero nta mafaranga yawe agenda, ntayo. Subscribe ni ubuntu hatazagira umuntu ukubesha. Ikindi subscribe ntabwo ihemberwa, kuko hari abantu bamwe na bamwe muri mwe, kamvuge gutyo kuko si mwese, bagira imitima mibi ukumva bari kuvuga ngo ibintu byanyu turi kubireba ngo kubera ko babahemba. Oya, icyo kintu wijya urakivuga gutyo, natwe iyo turi kukubwira ibintu ntabwo duhemba, n'uyu mwanya dukoresha ntabwo duhemba, sibyo? Ntabwo duhemba. So rero abantu nimukajya mugira imitima mibi, kora subscribe kugira ngo ninje nshiraho ikiganiro kize kikugereho, nikikugeraho urebe titre yacu cyangwa urebe ukuntu cyanditseho. Niwumva ukeneye kukireba ukirebe, niwumva udakeneye kukireba uba ukiretse. Ariko ugomba kumenya yuko ibi biganiro dushiraho bigira akamaro. Ngabo Empire ihindura ubuzima bwawe. Niba bwari bumeze nabi bukamera neza, niba bwari bumeze neza bukamera neza cyane, sibyo? Icyo ngicyo cyumve. Niyo mpamvu rero dushobora kukubwira iki kintu kikakugira umumaro cyangwa kikagirira umumaro undi muntu wakibwiye cyangwa se wakeretse. Niyo mpamvu tukubwira ngo kora subscribe, ntabwo ari ukugushishikariza kugira ngo batwihere amafaranga, sibyo? None ikiganiro ngiye kugukorera, ngiye kukubwira ikimenyetso simusiga. Ikimenyetso simusiga kizakwereka yuko byanze bikunze ugomba kuzatunga amafaranga, kandi ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga make, ni ya mafaranga agutunga. Buri muntu wese akabona yuko uzabona ufite amafaranga. Kimucyumve neza, nta kintu wakora, nta mbaraga z'imiti, nta zindi mbaraga na zimwe wakoresha kugira ngo iki kimenyetso kikuzeho, uzabashe gutunga amafaranga menshi cyane, nawe bajye baravuga bati uyu muntu ni umukire. Icyo kimenyetso rero nicyo nzanwe no kubabwira. Tazagira umuntu ukubesha uwo ari we wese ngo zana amafaranga ngo nguhe umuti ngo iki kimenyetso kizakuzaho. Oya, iki kimenyetso kirizana. Iki kimenyetso ni Imana iba yarakiguhaye, ahubwo ngewe icyo nshaka no kugira ngo nkigusobanurire, wiyumve niba ugifite, ntucike intege, ntiwihebe, wumve yuko ushonje uhishiwe, ko ejo bundi ibintu byawe bizaba biri ku murongo, uri umukire nk'abandi bose. Buri wese ari kukubona akavuga ati kabisa uyu nawe ni umuherwe, ni umutajiri, ni jinkaro, ni mwenyemari, ni nyir'ubutaka, ni nyir'ibyondo, ni nyir'ibyondo ninde. Wumve yuko ayo mafaranga uzayatunga kandi ko ari amafaranga menshi cyane. Nicyo kiganiro ngiye kubakorera, ubundi nkikugezeho wiyumve, wumve ukuntu ibintu ari uburyohe. Rero niba utari wakora subscribe, nyabona yikande, kuko iki kiganiro iyo kikugezeho ureba ubusobanuro bwacyo, amagambo acyanditseho, warangiza ukacyumva niba ufite umwanya. Ariko niba udafite umwanya, turakubwira ngo wicyumva kireke uze kucyumva ufite umwanya. Ikindi cya kabiri, gisharinga ku bantu benshi, kuko hari igihe kiba cyarakugezeho nawe ari umuntu ugikoresheya kikabona ubukugeraho, sibyo? Gerageza rero ujye uracyohereza kigere ku bantu benshi kugira ngo
tubashe twese gusobanukirwa ibi bintu. Niko guhindura ubuzima neza, niba bwari bwiza bukaba bwiza cyane, niba bwari bubi bukaba bwiza. Twagiye rero, hari ukuntu umuntu wumva nta mafaranga afite agatangira kugaba ibitero ati nje ikuzimu bazampa amafaranga. Ntabwo ari cyo nje kukubwira. Hari n'ukuntu n'ubundi wumva nta mafaranga ufite ukagenda ukajya kuyashakisha bubi na bwiza ugakukuba ukagira ubuhe byanarimba rimwe na rimwe ukayiba ukagira wumva ko ushaka kuzatunga amafaranga menshi nk'ayo. Oya, ntago iki ngiki ari cyo nje kukubwira. Hari n'ubundi ukuntu umuntu agenda agashaka imiti kugira ngo akorere hacuruza agire ubuhe ashaka amafaranga. Ibi byose ndi kubabwira birashoboka ko wabikoresha ukabona amafaranga, ariko noneho uburyo nje kukubwira cyangwa se uburyo nje kukwereka ni uburyo buri perimana, ni uburyo natirere, ni uburyo kamerano, ni uburyo wavukanye, ni uburyo umuntu atakugurisha, ni uburyo umuntu ataguteraho ubyumve neza. Hari ukuntu umuntu atunga amafaranga akabona ari kurya, akabona ari kubaka inzira iciriritse, akumva ko ayo ariyo mafaranga ndi kuvuga. Niwumva iki kimenyetso kikuriho, nyabuna umenye ko ari ikimenyetso cyo kuzatunga amafaranga menshi cyane y'umurengera, ku buryo n'ubishaka azakugirira umumaro, akagirira umumaro na bene wanyu bose n'abandi bose ushaka wumva wagirira umumaro, kubera ko nawe uzakoresha abandi, ubahembe, ubagaburire, wubakire abo ushaka, ufashe abo ushaka. Ariko ikizaba cyiza nk'uko Imana yaguhisemo ikaguha uyu mugisha, nawe uzagerageze uyu mugisha ubusangize abandi. Twagiye rero, ikimenyetso ngiki mu kiganza cyawe cy'iburyo niwumva hahoramo umwakiro. Umwakiro ni ukuntu mu kiganza cyawe hakurya hagati mu kiganza utarwaye, ukumva hari kugushishira, ukumva harimo umwakiro, ukumva wahashima hagati mu kiganza. Uyu mwakiro rero ukunze kuba ku bantu benshi, ariko aho utandukaniye n'uwo ndi kukubwira, hari igihe weho wakubayeho ukarekeraho. Niba warakubayeho ukarekeraho, ibyo bifite icyo bisobanuye, nabyo nzabibasobanurira. Ariko niba umwakiro warakubayeho ukakumaraho igihe kirekire, umwaka ugashira, uwa kabiri ugashira, uwa gatatu ugashira, uwa kane ugashira, uwa gatanu, ibyo bigakomeza, ndagira ngo nkubwire, nushaka ugera ku kuguru kukundi ujya ahantu wigurira agasoda uvuga uti Imana yampisemo bazatunga amafaranga nk'aya agerekeranye mureba. Imana yaguhisemo, ntabwo bizaba nk'ibi ngibi bya Rwagakoco. Oya, yaguhisemo. Reba iyo numa, Imana yaguhisemo ngo utunge amafaranga nk'ayo. Reba ukuntu agerekeranye. Wari wajya kuri banki ngo ubone amafaranga wumva ubwoba burakwishe, bari kuyabara bayabare, nibageraho ubone bararushe ibyunzwe bigwe. Nawe Imana izaba yaraguhisemo mu bantu bazatunga amafaranga. Uko byagenda kose, wayatunga ukiri muto, wayatunga ushaje, wayatunga uri gukura, uzatunga amafaranga. Nawe kuyabara ujye ukoresha imashini, ku buryo ubona ko ubaza amafaranga rimwe, ntaho wazagera, sibyo? Ndagira ngo iki kimenyetso ube wacyumvise neza, umenye yuko nawe Imana yaguhisemo mu bazatunga amafaranga menshi cyane, maze nawe inyota y'amafaranga igashira. Niba warakoze subscribe turagushimiye, niba utari wayikora yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho 5 kuri 5.